Sheri aba bana nukuri ko Imana ko banze baratunaniye. Sheri bamaze kutunanira pe. Mbona rero umukobwa wacu yarahindutse sinzi nimba icyo kintu kibona. None se Sheri nono kabiritiwe noneho ejo bundi twajyana ku kiraka aza yasinze akaza gakora nabi antamukiraka nyine igihe yatahaga kare nirego cyagihe nafataga telefone nkaguhamagara nese kabiriti araho ngaho urambwira ati yatashye ariko yasinze ko rero ko sinzi no kuzabicaza hamwe tukabaganiriza tukumva ikibazo bafite. Sheri kabiriti warakabije pe sinzi ukuntu tugiye kumugenza muri iyi minsi. Icyo gihe aza yasinze yaranyishe uziko yasanze ni gusonga ubugari neza sinzi ukuntu narangaye akuramo umwuko yarankubise umwuko umwana twibyariye pe arakabije pe sinzi nugusenga tukiyambaza abantu basenga naho undi birakabije ibi naga ari ibintu. Sheri wanje rero umugore wanje rwose njyewe narumiwe nje ndimo ndajye namvamo abazansangaho bazambwira aba bana ntabwo nzi ikibazo bafite zaba ndeba amaherezo yabo abazansangaho bazambwira amaherezo ya kabiriti umuhungu umwe wenyine yigira ikirumbo mu rugo. Rega nawe uba wanigendeye nta gitsuri cy'umupapa bakibona wowe nawe uba wigiriye mu kabari ese ubundi ubwo burebe bazabukura he nawe uba wantererana uzi ko wagiye kuzanyica neza uriya mukobwa wanjye noneho wanteye ubwoba mana yanjye ndi kumureba pe nkashishwa kumureba nkabona ibyo ntibisobanutse sinzi ukuntu tugiye kubigenza nawe ubwawe wakabamfashije uba wigendeye umunsi wasanze bantuye mu mashyiga ubwo niho uzamenya gufata umwanzuro. Uriho umugore wanjye Sheri wanjye nkubwire nukuri rwose ngiye aba bana uyu munsi ndava ku kazi kare tubicaze hamwe nababwiye ko uyu munsi nta hantu bagomba kujya mpaka mvuye ku kazi mbabwira ko mbakeneye tugomba kuza kuganira byimitse kubera ko barakabije bafite ingeso mbi bagiye mu biyobyabwenge kabiritiwe ntaheruka koga ni inzoga gusa musigaye muhura ukagira ngo avuye mu gitariro. Ubu njyewe nari ndimo ntekereza hari ahantu nabonye akatara munsi y'urugo handi mu ntaruhi mu rutoki rimwe dutara inzoga dushobora kuba iyo twatabiye ibitoki nawe hari ibindi asigarana akajya gutaramo akiba umuto bakajya gutara inzoga akazayinywa tutabizi ahubwo agasinda handi ejo wenda namusanganye rya cupa ryanjye nkweramo mu nzu hariya riba ririmo agacupa k'umusaza handi ku musego nibaza impamvu yaje kumenyera icyumba cya se kandi atari ngombwa bafite icyumba cyabo bakoresha. Ahubwo buriya uyu munsi ndaza kugura indi ngufuri ko ashobora kuba yaracurishije imfunguzo. Imba biteguye uko rero ndumva ari byiza pe ubwo reka dutegereze kabiriti baze tujye inama wenda bahinduka pe Imana idufashije bahinduka bagasubira ku murongo ko mba mbona bikabije. Nta kibazo ubwo kabiriti naza nyine inama tureta tuyitangira bataragenda ngo bajye kuzerera umuntu azabaganirize turebe ko basubira ku murongo hanyuma ibintu bikemuke turebe. Ariko genda wanzoga sha ndakunywa nashaka umusaza azanyice nashaka nyice umva buri munsi murana akanyamuneza ahubwo ikintu kibura ni icyana nkagikaraga nkakinyinyira ariko umusaza aranyice ko byagenda kose namwambuye amafaranga ye twakunyinjira ariko uriya musaza nuko nambaraga agira umuntu badukiraka cyo kumva amatafari mubwire ati terura icyondo ry'umeza mbumbe bimunanire kuvoma amazi ako muze nubwo uri papa umva reka ibyo tube tubyihuriye ntabwo ntayagura n'amafaranga nanjye ngomba kuyaryohamo niyo wasa n'igiti wakirya rwose iyo mikino ntuze kuyinzana ngo akaraka sha Natasha jewe muzehe mvuye wanje mvuye ku kabari
arumva ntanezerewe nubwo cya gihugu cyanjye ngo ni kabiriti kizize ikirumba ariko uyu munsi arambona mwa uyu munsi kabiriti ntabwo nkira ntabwo byumva agiye muzehe kwisi iwanjye buri munsi umwana w'umuhungu akansuzugura niko kabiri Urabe papa bita byawe kutambwiye ko wagiye kwa Damascene mukakabaranwa mwa amafaranga yanjye ari he papa ntabwo yanyishyuye ntabwo yakwishyuye ariko kabiri wajya ugabanya ubugegera koko wajya ugabanya ubugegera wa mwana we ariko mu gihe muzehe kwisi nzagirene ejo ko amafaranga rufite urwinjya ruguze iki none se muze ni wa ya nshuti yanjye yo ku muhanda yangurira subize se ngo ariko ni ukuri kweke mwumvana amafaranga waguze urwunge wayakuye hehe ndashaka kumenya navanye amafaranga waguze urwunge zaki koko niko amafaranga yo kwa Damascene yarambwiye ngo yatanze 20,20 nzabamye majyana ye aganje nagawara gaguha amafaranga yanjye ari Damascene nta mafaranga yamaye papa ntabwo yakubeshyera ukuri ndakabure sake ntabwo yakubeshyera mpana amafaranga yanjye ariko ndakeka ndigushaka guzuma kwinzo nta nzoga yawe nshaka amafaranga yanjye mwa nta mafaranga yamaye nukuri papa ntabwo nakubeshye ariko ndeba unaniwe ukiri umwana uno muri gukura bizagenda bite zaba ndeba muze ntabwo ngiye ntabwo jyana uzagira nungu iki ariko niba nakubwiye ko nta mafaranga yamaye uragiye tubigenze iyo ngeso byirukanye nibi mwa ariko ndakuragira nyoko mama se yanjye buretse ariko uyu munsi uno munsi turabisubiramo umva mwa uyu munsi turabisubiramo ndi kumwe na mama wanyu turabisubiramo Xavier do nukuri kw'Imana nta kintu mama nayo yanjye uriya pa ngaho genda nahamukanda nuko yaje nava ku kazi turabisubiramo ubivuge neza nisindiye brada ko mbona wicaye aho ngaho kandi mbona umeze neza mbabarira nanjye ni muri kare kanagutira bimwe ariko wenda so ndumva mwanyibaze ni abasore baguteka bagiye bakugurira urabona mfite amafaranga nanjye karakara ngo warijeho none se abandi basore bangurira ni abasore n'abari kare umusore w'iki gihe se nta muntu ukiguta muri kare ako mwagiye mumbabarira wirirwa ufunze inguni hano imbere y'urugo ngo ni abasore ufite bagutereye wowe urimo urakingira ngo abasore hari umuhungu wigeze umubonana mfungana nawe nguni kabiri kangahe se bimbwire neza bakure urabona ntasinze nsindana ubwenge we uzanyitondere ubu se uriya musore uri gukwegeka ku gikuta ahubwo ninongera kumubona do amaguru nzayasobanye reka nigendere rero nzaba mbarizwa reka nigendere mu nzu Bana mbabare nsanga bano bana hari ikintu bakoze pe abana banditse ko bigize n'abasongarere ubu ndasanga nta kintu bakoze sibyo navugaga kabiri ibyo ni ibiki koko ahubwo ubundi ko numva mwese mwanyibasiye aba hano mu rugo mwese ubundi nkamwe habari ariko kabiri ubundi niwe mugabo muri uru rugo usigaye warigize ibiki uswagira ngo niwe wanshatse ibyo bintu wigise n'ibitagukoraho waboneka papa wamusize inyuma nawe ndaje ndebe yuko umushyiraho agasuzuguro kakwishyiraho akabana b'iki gihe mwabaye gutya mama waje nanjye usanze nari kumubwira uno muhungu yananiye ariko ibintu byose byamugwa ni kabiri mujye mumbabarira cyangwa se nzanabamwera hari igihe nzabanywera ako gasuzuguro mufite mwese we na papa n'iki gikobwa nkabaku muzasenge sinzanywe kiwinga ako se urugo rwasa rute noneho kwa muzehe kwezi koko ese waje mwiriwe amakuru hanyuma se ahantu harasagutse baba nta kintu bakoze se wabibarije se ngabo niko kabiri ibi ni ibiki ufite mu ntoki ariko ibintu byose ni kabiri ubwo se wicyo ni igiki ufite mwagiye mu mama horora cyangwa se ariko se noneho ibi ni ibiki buri uteganda ibigori ahangaha ariko kandi mwabana kandi agiye uzitwa semagori
nishaka nzabe na semuhanuka uzitwa n'amayizori nicaye mbe na mayibo nicaye nzabe na semuhanuka aha nzaba mbarirwa kandi hari igihe uzitwa semagori wana nahimana naho ngiye maze kurambira ariko si uko kona we urakoze hano ndi imbere ndi impande aho muze ariko nk'ubu koko byamuze kwiza ntarabukubura mu nzu ntarabukuru ibi bitoto ariko bategereje nyina muze yakoze nzaba ndeba cyane ntabwo muzisazira nzaba mbarira